itorero rya Kristo. Urabona mu gihe cyose umuntu akiri muri iyi si, Yesu ashatse kugaragaza urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore, nk'uko uba n'umugore wawe. Umugore wawe aza mu ishusho y'itorero, wewe ukaza mu ishusho y'umutware w'urugo nka Kristo. Nk'uko Kristo atwara itorero, niko nawe utwara urugo rw'iwawe. Noneho muri amagambo umugore asabwa kuganduka. Ijambo kuganduka harimo guca bugufi no kumvira. Ukumvira ugasanga mbese amahitamo yawe uyahaye ugandukiye, ukemera ko gutwara. Gutwara harimo icyitwa kuyobora, ariko bisa nkaho nko kuyoboza igitugu, kuko ijambo umutware arategeka, umuyobozi arayobora, we ayitanga nk'urugero. Naho ngo bitandukanye ijambo gutwara no kuyobora. Umutware aravuga rikijyana. Niyo mpamvu umugabo nk'umutware w'urugo iyo avuze ntavuguruzwa, ntibivuga yuko atakumva inama madamu wamubwira. Niyo mpamvu umugore urebye itorero uburyo rimeze muri iki gihe mu buzima busanzwe, ukareba n'ingo impamvu zisenyuka, nuko uzasanga abagore muri iki gihe muri mwisi yose bitewe n'uburinganire bwajeho, uzasanga abagore bahawe gutwara. Mu ma ofisi menshi abagore baratwaye. Biragoye kuba uri umugabo, umugore wawe ari muri ofisi yo hejuru ngo umutware, ashaka kugutwara nubwo waba waramukoye, bitewe na pozisiyo ariho, uburenganzira usanga nkaho bunyazwe. None bigatera agahinda Imana mu gihe turi mu itorero rya Kristo, tugashaka gutegeka Kristo ngo akore ibyo ashaka, kandi ari we akore ibyo ushaka, akore ibyo dushaka nk'itorero, kandi itorero ari ryo risabwa kugandukira Kristo, rikamwumvira, rigakora ibyo Kristo ashaka. Aya magambo Yesu abigaragaje uburyo umugore aza mu ishusho, umugabo arasabwa gukunda umugore, umugore akagarura urukundo mu ishusho yo kuganduka. Burya kuganduka nabyo biri mu ishusho y'urukundo. Yohana 14:23 haravuga ngo Yesu niwe abivuze ngo umuntu wese nankunda azitondera ijambo ryanjye. Mane magambo ikizahamya yuko Yesu mukunda no kwitondera ijambo rye, niko kurisha bikorwa. Ubwo ugiye wanze kwitondera ijambo rya Kristo, ubutesheje agaciro ko kuganduka kwa Kristo. Ni muri ubwo buryo n'umugore wawe kizakwereka yuko akugandukira, nuko yitondera ibyo umubwira. Mu gihe yitondera ibyo umubwira abakugandukiye. Urwo ko kuganduka harimo gusabana no kumvira. Haleluya. Ubwami bwose bugizwe n'amabwiriza no kumvirwa, kuko iyo umwami avuze ntago umwami avuguruzwa. Nubwo bagiye bumva mu bwami uko ubwami bukora butandukanye na demokarasi, umwami yavuze ririjyana, we ntavuguruzwa, we arategeka. Ntago we ubuyobozi abanza kugishira ngo mbibakorere, cyangwa icyo ashaka umwami aragikora, kuko we amategeko we ayashiraho. Kristo Yesu rero we ni umwami. Umwami rero we ntago ari umuyobozi, ahubwo ni umutware. Yesu yitwa umwami w'abami, akaba n'umutware w'abatware. Rero iyo avuze we arasabwa yuko itorero riganduka ritabagiyeho impaka. Niyo mpamvu rero ubwami bw'isi nabwo buzana ishusho y'ubwami bw'Imana, nuko itorero rigaragaza urugo rw'umugore n'umugabo uburyo bakwiye kubana. Niko na Kristo ashaka kubana n'itorero. Nubwo itorero muri gihe ritagishaka kubana neza na Kristo, rishaka kuyoboka ubundi bwami, kuyoboka kurya, kunywa no kwambara. Niyo mpamvu uzasanga n'ubutumwa bw'iki gihe abantu babwiriza kugira babone icyo kurya, kunywa no kwambara, kandi Yesu aravuze ngo abana muri ubu bwami bwasi. Ibingibi ntabwo bikwiye kuba topic yo kwigisha, ibingibi bikwiye kuba inyongezo muri ubu bwami. Noneho ubwami bw'isi niho ntabyo kuri iriya jambo ngo tumere nk'abana bumvira. Wibuke mu bwami harasabwa kumvira ubwami. Twabaye abana muri ubu bwami. Warikoye rwa mbere rwa Petero 1:14 ngo kuri 16 haratubwira ngo tumere nk'abana bumvira, tureke kwishushanya n'irari twageraga kera tukiri injiji. Mane magambo ari kubwira abajijutse, ariko akababonamo imyitwarire igaragaza ubujiji. Kuba injiji ni ukuba ukiri mu byaha, kuko kujijuka ni ukubivamo. None ari kubwira abakiriye Kristo bagahinduka abana, ariko abona uburyo bari kwitwara nk'abana batumvira, kandi barahindutse abana. Mane magambo ni Imana ibafata nk'abana, ariko ikaba ifite ikibazo cy'uko abana batitwara nk'abana. Aka tugatandukanye. Hari ukuba uri umwana ariko ukitwara nk'aho utari umwana, ugashaka kwigira ikigenge kandi utari iwawe, uri iw'abandi. Rero Kristo asaba yuko nk'uko twahindutse abana muri ubu bwami bwase, ashaka yuko